rero kwigisha biraryoha cyane ni umwuga dukora kuko utwinjiriza amafaranga adufasha mu buzima bwa buri munsi ariko turanawukunda ni passion turanawukunda iyo uri kumwe n'abanyeshuri cyangwa ukabona umuntu waje atazi na mwaramutse ukabona uyu munsi ashobora kwijyana ahantu mu ntara agatega bisi nta musemuzi akeneye uba wumva bishimishije cyane. Muraho makuru yanyu nitwa Denyse Umuneza ndi umwarimu w'Ikinyarwanda benshi bakunze kumbona kuri social media zitandukanye turahangaha rero ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana Rugambwa Dévote twembi turi abarimu b'Ikinyarwanda tukaba twigisha rero Ikinyarwanda abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda batagize amahirwe yo kukiga bakiri bato tukaba dufasha mbese umuntu wese ukeneye kumenya Ikinyarwanda. Turahangaha rero kugira ngo tubasobanurire akazi dukora ibyo dukora ndetse n'aho mwadusanga n'uburyo twabageraho kuko tugera kuri buri muntu wese ahari waba uri mu rugo waba uri ku kazi waba uri mu mahanga dushobora kwigisha online. Turahangaha rero kugira ngo tubasobanurire kuko abantu benshi bakomeje kujya batubaza ibyo dukora ndetse n'aho dukorera n'uko tubikora ubwo mbese uyu mwanya twafashe ni kugira ngo tubasobanurire. Njyewe Denyse ndi umwarimu nkuko nari maze kubibabwira nkaba maze imyaka igera kuri 14 hafi 15 muri uyu mwuga wo kwigisha ariko nabitangiye ntari mwarimu nabitangiye ndi umusemuzi nibyo nize mu mashuri ariko nize ndimi kuva muri secondaire hanyuma nkomeza niga n'ibyo gusemura. Rero nagerageje gushakira abakiriya banje aho biga Ikinyarwanda ko bahoraga bambaza ngo se ngo twakwiga he Ikinyarwanda. Icyo gihe nabitangiraga nta mashuri y'Ikinyarwanda yari ahari niyo mpamvu rero nafashe yambere ndavuga nti reka mbitangire kuko nigishe kuko narakize mu ishuri ndi umunyarwanda birumvikana usibye ko umunyarwanda rero nanize ururimi rw'Ikinyarwanda nyine kuko nize ndimi. Ubwo rero iki gihe rero nshakije mbuze mbona nta mashuri nta na contact z'abantu mbona bakigisha mfite ntangira kukigisha nyine twaba mu kazi ngoroba ahura n'abantu twiga Ikinyarwanda twiga nyine ibintu bisanzwe muri aho amakuru. Nyuma yaho nkomeza gushaka ibitabo mbona ibitabo byinshi biri online nkajya mbisoma nanjye nkigisha nyine ibyo nakuye mu bitabo ndetse n'ibyo nzi ariko ugasanga wenda ibitabo byinshi byanditswe n'abanyamahanga cyangwa se ugasanga ibitabo bya kera. Ubwo rero nibwo natekereje nyine gutangira kwandika igitabo cyanjye cya mbere si igitabo wenda wavangura uragisanga muri biblioteke cyangwa n'imfashanyigisho. Nakoze ibitabo 4 kiri igitabo cya mbere nicyo natangiye muri 2016 igitabo kigishirizamo umuntu ugitangira kwiga ariwe uburi ku cyiciro cya mbere. Twari dufite n'ibindi bitabo nyine ubwo ni icyiciro cya kabiri cya gatatu cya kane dufite mbese ibitabo bitandukanye dukoresha twese twagiye dufatanya Dévote dushaka imfashanyigisho dushaka imigani dushaka isatuzo dushaka inkuru ngufi dushaka mbese ibintu byose bijyanye n'Ikinyarwanda tugerageza kubona ibitabo tugiye dufite ibitabo bitandukanye ariko tutanditse bagiye dukora n'ubundi mu banditsi bagiye bandika birimo inkuru z'Ikinyarwanda. Rero ubwo kugira ngo wigishe ururimi ntabwo watandukana n'igitabo birumvikana so niyo mpamvu rero twagerageje gushyira hamwe ubwo bumenyi bwose hano tukajya dutegura amasomo bitewe n'ibyo twagiye dukora mu bitabo. Rero tusize n'aho twakongeraho. Yego Denyse arakoze nkomerejeho umugenzi wanjye Denyse yarageze mu by'ukuri mu mazi iminsi mutubona ku ma social media atandukanye ariko rimwe turi kumwe cyangwa tutari kumwe cyangwa se dufite abatumirwa. Uyu munsi twari twafashe umwanya kugira ngo tubibwire tubabwire uko dukora n'uwaba afite ikibazo ari we wese yatubaza kuko hano ku kiganiro haba hariho uburyo bwose watwandikira Instagram, WhatsApp, Facebook hose turahari. Rero nkuko yabivuze koko twabitangiye ari nko gufasha abantu ariko nyuma uko twese ari nge na Denyse twe dufite akazi gasanzwe twese umuntu akorera umushahara w'ukwezi tubitangira dufasha abantu nkuko yabivuze nyuma y'akazi. Nyuma rero abanyeshuri baza kuba benshi
turavuga kubera iki tutakwigisha tutakora nka centre de langue tutakwigisha tugatangira tukabikora nk'umwuga noneho Uko Denyse bivuze ntwajya kwigisha imbokoboko nibwo twatangiye tujya dushaka ibitabo tukabikura mu banditsi batandukanye cyangwa mu edition atandukanye hano tuba dufite ibitabo bitandukanye by'abana n'iby'abantu bakuru bigenda bitandukanye bijyanye n'imyaka ariko natwe twandika ibyacu nk'uko yabivuze Denyse amaze kwandika ibitabo 4 byifasha n'inyigisho z'Ikinyarwanda rero tuza kwisanga kuko dufite abanyeshuri benshi akazi twandike dufite k'umushahara w'ukwezi turagasezera tutangira kubikora nk'umwuga ni muri urwo rwego rero twatangiye kwigisha Ikinyarwanda ariko dushyiramo n'izindi ndimi gusa Ikinyarwanda nicyo twe twibandaho nk'uko yabivuze koko twese twanize indimi twaraniganye urumva no gukorana byaratworoheye cyane dufite n'icyongereza n'igifaransa n'igiswahili nabyo turabyigisha kuko twagendaga twigisha Ikinyarwanda niko twabonaga n'abandi ndetse barimo b'abanyamahanga twigisha nabo baba barimo mu bindi bigo nabo bashaka kwigisha igifaransa cyangwa icyongereza nabo turabafite nabo baba barimo b'umwuga n'uwaba ashaka kwiga urundi rurimi wese nawe yatwegera ntabwo ari Ikinyarwanda gusa yego warakoze Dévote kwigisha ururimi rero cyane cyane reka mvuge ku Kinyarwanda ndetse n'ubunararibonye mfitemo kwigisha ururimi akenshi uba urimo kwiga nawe ururimi ni ikintu gikura amagambo ariyongera mu rurimi ubwo niba bavuga ngo inkoranyamagambo ari dictionnaire ni ikintu gihora gihindura nyine ukagenda wongera nyine amagambo mashya mu rurimi ndetse ukagenda usobanukirwa birushaho kuko njye ndibuka rwose niga muri segonderi kwa kundi mwarimu aza kwigisha Ikinyarwanda ntabwo numvaga ibintu bimfasha ngo nzajya ngo nzigisha Ikinyarwanda mu bishyiraho umwete sibyo ra mwarimu wacu w'Ikinyarwanda dufite umwana mwiza ukaze cyane ariko mwiza akatwisha Ikinyarwanda kidutsindagira kandi kitwisha neza ariko ugasanga abantu mu Kinyarwanda kuko wumva ari umuvuga kuvuga ururimi si ngombwa kurwiga ese nzahura he nano icyo gihe nayo numvaga nzaba umunyamakuru abantu bize indimi bibaza kubaza abanyamakuru ariko nyirango mwarimu n'umunyamakuru ntabwo byaba batandukanye cyane byose ntibimusaba nyine kuvuga nuko rero rwose nyuma naje kwisanga ndi umwarimu ariko ntabwo bijyanye n'umwana ngo umubaze ngo uzaba iki mu rugo akubaze ngo uvuge ngo uzaba mwarimu ntabwo rwose nari mfite iyo ntumbero ariko icyo naje kubona cyo rwose kuba mwarimu ntabwo bisaba kuvuga ngo uri muto ngo nzaba mwarimu birizana kuko no kwigisha kenshi usanga byikora hari ibintu byinshi umuntu yigisha atanabizi ko ari kubyigisha ariko ugasanga umuntu wese ashobora kuba umwarimu ku giti cye cyangwa bitewe mbese n'ibyo yigisha abantu cyangwa se agenda asobanurira abantu ariko kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda nawe ari byiza Denyse ukomereje aho njye na Denyse tugira duseka twavuga uko turabari mu Kinyarwanda kuko ntabwo twari tuzi ko tuzabaho ariko ikintu nabonye mu kwigisha habamo ambiance nabyita ambiance ugira urabikunda kandi koko nawe uriga kwiga bihoraho mugire mwenda munatubare hari igihe umuntu agira atsikira nko ku ijambo ugasanga nk'umwanditse muri comment ngo wishurimi umuntu ariga igihe cyose akiriho ntabwo turi ku rwego rwiza rw'abantu b'intyoza mu Kinyarwanda oya ahubwo natwe turiga ariko ubumenyi dufite twabusangiza abandi badafite na bukeya rero kwigisha biraryoha cyane ni umwuga dukora kuko utwinjiriza amafaranga adufasha mu buzima bwa buri munsi ariko turanawukunda ni passion turanawukunda iyo uri kumwe n'abanyeshuri cyangwa ukabona umuntu waje atazi na mwaramutse ukabona uyu munsi ashobora kwijyana ahantu mu ntara agatega bisi nta musemuzi akeneye uba wumva bishimishije cyane buryo ba mwarimu nabo kubahwa bajyaga bitubwira ntitubyumva kuko tubikora cyane abarimu bose banciye imbere rwose ubundi umuntu wese uvuga Ikinyarwanda cyane cyane w'umunyamahanga neza muri no Kigali ujye bamenya ko twe twamwigisha aba yaciye muri Muraho Rwanda yaciye hano rwose rero ikindi kintu kinshimisha mu kwigisha ururimi cyangwa se wenda tuvuge cyane cyane ku Kinyarwanda nuko uvuga ibijyanye n'umuco ntabwo wakwigisha ururimi ngo ureke kuvuga umuco ntabwo bitandukanye ureke kuvuga amateka mbese ureke kuvuga igihugu cyawe kuko ntabwo wabyigisha ngo ureke kurata
igihugu cyawe n'ibijyanye n'igihugu cyawe kuko ubu ushaka kugira ngo n'umuntu uri kwiga icyo kinyarwanda yumva afite amatsiko yumve nyine yishimye yumva mbese abikunze icyo gihe rero iyo urimo kubyigisha nawe hari ibyo wiga nanjye rwose iyo ntekereje mba numva naragenze isi yose kandi sinigeze ngenda ariko nagiye ahantu hakeya birumvikana ariko iyo ntekereje mba numva buri gihugu cyose narashyizemo kubera kukigeramo mvuga ngo nahuye n'umunyeshuri anganiriza ibijyanye n'igihugu cye ambwira iby'umuco ambwira ibyo barya ambwira ibyo bambara ambwira iminsi mikuru ibyo bintu byose ukabishyira mu mutwe wawe ukavuga uti uzi ko kunze ibintu byinshi bijyanye na culture n'umuco ibihugu bitandukanye amateka doko ni ubumenyi ugenda uvoma mu banyeshuri binongera umubano kuvuga ngo tuba turi gupresenta igihugu mu by'ukuri kuko nuko Denyse yabivuze wisanga utaragenze mu bihugu byinshi ariko warahuye n'abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye rero iyo mwiganye ikinyarwanda iyo mwiganye ururimi rw'ikinyarwanda biri mu bintu bituma bakunda ikinyarwanda ejo hari umunyeshuri wambwiraga ngo iyo uri mu gihugu uri umuntu mushyashya ngo kwiga ururimi rwabo ngo ni ikimenyetso cy'icyubahiro rero usanga nyine kuko nuko Denyse bivugaga kuko bidatandukana n'umuco usanga wamenye na bwa buzima bwacu na ya migirire yacu n'imigenzereze yacu na za kirazira z'abanyarwanda noneho bakabigereranya n'iby'iwabo ugasanga bariga natwe tukiga iby'iwabo umuntu akagira ibyo akuramo twakwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mpinduka z'ubuzima mu buryo bwose butandukanye byo kabisa ni nacyo kintu kidutera imbaraga zo gukomeza kuko ikintu iyo ukoze ikintu ukunda rwose byanze bikunze urakomeza ukagikora giye rwose numva bikunze cyane numva naramenye ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'uko nagiye nganira n'abo banyeshuri kandi numva nariyunguye ubumenyi bwinshi bujyanye no kwigisha ikinyarwanda ndetse n'ikinyarwanda ubwacyo numva nariyunguye ubumenyi bwinshi bujyanye n'umuco w'u Rwanda amateka kubyo rero rwose ni ibintu nshishikaza n'undi wese waba afite ubushake cyangwa ubushobozi yumva bikunze yumva azi ikinyarwanda ntabwo bisaba rwose kuba warakiminujemo bisaba kuba ugikunda ukunda no gusoma kuko ni ibintu bisaba gusoma no gushakisha no kubaza amakuru ukunda kuganira n'amakuru noneho ibyo bintu wabimenya nawe ukifuza kubiha abandi no ukifuza gutanga ubumenyi ukabaha n'abatawufite nk'uko Dévote yabivuze ntabwo turi aha ngaha ngo twigire ko tuzi ikinyarwanda ngo twakiminujemo cyangwa twakimenye twakiranje ahubwo naravuga uti bya bindi nize narabyize mu ishuri narabyize hanze mu buzima busanzwe ndi umunyarwanda ese ni gute nabisangiza n'abandi batabizi cyangwa bakabibona bakabigeraho nabo Deni ukiri aho ngaho muri buno buzima bwacu cyangwa se muri kino cyemezo twafashe cyo kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda nahise nanasobanukirwa ko uri hari igihe leta cyangwa se ubuyobozi butubwira ibintu ntitubyumve bino bajya batubwira byo kwihangira imirimo cyane ntabwo nabyumvaga ariko ikintu naje kumenya cyangwa ugasanga no mu bantu cyane cyane bageze mu ishuri bafite ukuntu hari amafakulite bavuga ko iyo wayize ari yabona akazi ariko naje gusanga kwihangira umurimo akenshi bitangira kuri cya kintu uzi kandi ukunda ikintu iyo ugikunda nubwo wagikora kandi koko nuko babibwira abantu ntibabyemerere iyo turi kwigisha biraryoha ku buryo nubwo byaba bitaguha amafaranga uba wumva biranaruhura niba wumva gukora ibintu ukunda wumva biryoshye rero nyine wakumva uri umuntu utabyumva wakumva bitangaje ukuntu twihangiye umurimo mu kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda mu by'ukuri wenda usibye gushakisha ibitabo natwe tukagereza kubyandika gushaka imfashanyigisho ariko nta gishoro kidasanzwe byadusabye kuko umuntu ushobora no kumwigisha online si ngombwa ko waba ufite wajya gukodesha wenda aho ukorera n'urugero nguhe mu gihe ni byiza kuhagira ariko ukiri kwiyubaka wanabikora kandi utarabona wenda amafaranga ahagije yo gushaka ahantu wakorera byose naje gusanga bishoboka ku kintu cyose ukunda ahubwo twihangira imirimo mu kintu umuntu aba agomba kwisuzuma akamenya ngo nkunda iki nshoboye iki uko umuntu muzima wese afite ikintu ashoboye rero reka umuntu wese ye kwisuzugura ngo avuge ngo bariya bize cyane uriya yize siyanse uriya yize tekinoloji nibyo bigezweho ngo nibyo bifite akazi ikintu uzi wize cyaba umwuga cyaba se indimi yaba amasiyanse koko cyose birashoboka ko bakibyaza umusaruro cyane rwose pe ibyo ni ihame ni ibintu dufitiye ubuhamya
uvuga ngo ikintu ukunda kandi nanone urebe n'izo mpano ufite ufite ibibe bita talent ufite talent runaka itagusaba kujya wamugani kujya kurangura cyangwa kujya gushora andi mafaranga wenda y'umurengera ariko ukavuga uti ngewe nzi kimwe ikindi ndashaka kwigisha je navuga kwigisha ikintu ushoboye ikintu ufitemo impano ushobora kukigisha mugenzi wawe kandi ugasanga biguhaye amafaranga umwana wo kwihangira umuntu wa mugani ntago yego hari igihe bisa igishoro bitewe n'ibyo gukora ariko hari ibintu byinshi umuntu aba afite ashobora gusangiza abandi kandi ugasanga ni wa murimo wihangiye ni kwa kwigisha ni kwa gusangiza ubumenyi abandi nkaba rero nagira ngo wenda mvuge ku masomo dutanga ko abateguye nkuko twabivuze tugiye dufite ibitabo ariko tugira za nivo zitandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye icyiciro cya mbere cyumvikana ko ari cy'abatangizi bakiza nyine batazi Ikinyarwanda abaje mu Rwanda cyangwa se abana cyangwa abantu bese batazi Ikinyarwanda ugatangira mbese wiga gusuhuzanya kuramukanya gusezera kugira kwibwira abantu ibintu mbese tworoheje noneho ukagenda uzamuka mu ntero ngo niyo uvuye wenda wakora ikiganiro cyoroheje cyo kuba wabana n'umuntu mu nzira mukaganira ukamubaza ibibazo ukamwibwira nyuma yaho ukongera ugakorera irindi somo rijyanye no kuvuga ngo ugiye gushaka wenda nka moto ugiye gutega moto urabasha kuganira na motari umubwire ngiye hehe nangahe mbese muganire kumenya ibiciro mbese kuvuga niba ugiye ku isoko uranegosia ibiciro ukamenya imibare ukamenya kubara kuva kuri kugera kuri miliyoni zingahe ukabizi amafaranga ukayamwigisha ukamwigisha kora akamwigisha mbese kujya guhaha cyangwa se kujya muri restaurant kuba yafata icyo kunywa cyangwa icyo kurya akamaza mu Kinyarwanda ukamwigisha ibiryo ukamwigisha ibyo kunywa nyine utwo tuntu twibanze ukabanza ukatumwigisha nk'umuntu mbese ugeze mu Rwanda abakeneye kumenya iki nyuma yaho umunyeshuri amaze kugira ibyibanze niko navuga base umwigisha noneho ibijyanye n'ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda grammaire aribwo mutangira kujya mbese mu rurimi byimbitse ukamwigisha uburyo bavuga interuro inshinga ukamwigisha za ntero ukamwigisha inteko z'amazina ukamwigisha mbese Ikinyarwanda kijyanye n'ikibonezamvugo ibyo rero bikaba mu byiciro bindi bikurikiraho cya kabiri cya gatatu abageze ku cyiciro cya kane bo nta hantu usanga umunyeshuri mwicara mukaganira mugasoma imigani mukayisemura mukayisesengura nako imigani mugasakuza mukandika inkuru naho umunyeshuri akandika inkuru n'ubu abanyeshuri bafite bagiye bandika ibitabo kandi ari abanyamahanga akandika inkuru ubona utuntu twinshi mbese ubona umuntu akabona mbese ara creating ibintu mu Kinyarwanda araguha inkuru araguha imigani mukasemura imigani y'Icyongereza mukashyira mu Kinyarwanda buryo mbese urwego rwo cyiciro cya kane rwose umunyeshuri abavuga nkuko nanjye ndi kuvuga Ikinyarwanda ngira ngo wenda muzayibona ku mavideo atandukanye arawe bagiye batwemerera kuko tuganirira bakabigaragaza ariko kenshi usanga biba bitoroshye kugira ngo najye hagati ngiye mu Kinyarwanda n'iki ariko dufite abanyeshuri rwose barangije bageze kuri ibyo byiciro byose ariko kenshi usanga ko benshi baza baje mu Rwanda abanyamahanga baba bafite rwose amatsiko yo kwiga Ikinyarwanda niyo aho bageze babasha kuvuga Ikinyarwanda baje barambwira ati iyo mvuze Ikinyarwanda niyo navuga ngo mwaramutse abantu bose bahita bishima bagaseka kandi mvuze ijambo rimwe mbese ukumva byamushimije byamurenze kabona rero ko ari ibintu byiza rwose dukora nta guciye mu ijambo aho gukira aho ngaho hari abantu bavuga ngo hari umuntu nabonye yandika ngo kuvuga ngo kukingo umuntu avuga Ikinyarwanda n'umunyamahanga ngo tukishima impamvu twishima mu by'ukuri bino twita local language zitandukanye na zino ndimi zindi Icyongereza Igifaransa Icyarabu nyine biba bitangaje kuko Icyongereza n'ubundi twe mu ishuri turakiga kandi turi abanyarwanda Igifaransa turakiga ariko nyine zino ndimi za kavukire kugira ngo ubone umuntu kuko ari bwo bwa mbere akibonye twebwe nta Igifaransa n'Icyongereza ariko bwa mbere tukibonye twarabyize turabyiga mu mashuri kuba twanabivuga neza ntabwo ari igitangaza ariko Ikinyarwanda gikoreshwa hano mu Rwanda no hano mu karere kacu mu bantu bamwe bavuga Ikinyarwanda rero ubonye umuntu nyine biba ari igitangaza ariko biba ari na byiza birashimishije wenda nkomeje kunganira Denyse arimo avuga ku tugira ibyiciro bitandukanye hari n'abantu bajya bambaza mu biganiro twagize ngira ngo twabisobanuyeho gato ariko wenda dufite umwanya twasa nk'abiba bijya imuzi uburyo twigisha
twebwe uburyo twigisha bitandukanye na kwa kundi umuntu ajya mu ishuri guhera gitondo saa 2 akageza saa 11. Twebwe kuko urumva ni indimi gusa, kandi ntabwo riraba ishuri wenda turi mu rugendo rwo kubisaba abishinzwe, inzego zibishinzwe, ahubwo twigisha kubijyanye n'amasaha ku masaha. Cyane cyane kandi abanyeshuri bacu bari abantu bari mu bundi buzima, bari mu kazi, bari mu zindi nshingano zitandukanye. Rero twe twiga ku masaha, tuba dufite indangagihe cyangwa se horaire cyangwa timetable. Umunyeshuri rero araza akatubwira amasaha yaboneka nayo yifuza kwiga mu cyumweru uko yaba angana, tukareba ku ngengabihe yacu uko bimeze. Haba hariho abandi banyeshuri tukamubwira agashaka ikindi gihe. Nubwo buryo twigisha biterwa n'ukuntu umuntu aboneka. Hari uwiga amasaha 2 mu cyumweru, 3, 4, biterwa n'umwanya w'umuntu. Nubwo buryo twebwe twigisha ntabwo. Kandi ikindi n'ahantu n'abashaka kwiga online bari mu bindi bihugu utari ngombwa ngo uri mu Rwanda, nabyo turabikora. Ikindi ushobora kuri n'umuntu uri bize cyane, uri bize ushobora kuba utari ukavuga uti jewe muri pause nkeneye imisa imwe yo kwiga Ikinyarwanda. Icyo gihe nabyo urabitubwira bose muri pause, tukagusanga ukaza aho ukorera tukakwigisha. Mbese turi flexible. Nicyo kiza nyine cy'aka kazi kacu dukora, kuko usanga ntabwo kakuzirika ahantu hamwe. N'ubu ngo niba umunyeshuri yakubwira ati njyewe ntuye Kacyiru ndashaka kwigira mu rugo, cyangwa nuko akwishyura akakwishyura tike, ubundi nawe ukagenda ukamwigisha aho umuntu atuye, aho ukorera. Twagiye twigisha abantu benshi mu ma office atandukanye, mu ma ONG international. Twageragayo rwose, n'ubu tuba dufite ama contrat ahantu tuba twigisha mu ONG, mu ambassade, mu ma office mbese tukajya kwigishayo. Wa umugani amasaha ya pause ugasanga abantu benshi nibwo bashaka kwiga. Icyo gihe rero basanga ku kazi bakishyiramo muri group. Tubibagezaho nujya wumva ikintu umenye inkomoko y'icyo kintu. N'undi bavuga ngo Mutara Rudahigwa umenye uti uwo ni umwami wa kangahe, ni iki se yakoze mu rugero. Nk'uko uyu munsi turi mu gihe cya Repubulika, uri mu perezida wagize igihe cyo kuba ariwe cyangwa se urabyize mu ishuri, hari icyo umuziho yakoze cyiza cyangwa kibi. Ibyo byose tuzagenda tubibagezaho muri Muraho Rwanda. Murakoze cyane kudukurikira rero, turasezereho, mwakoze cyane kandi turi kumwe. Ubwo rero dutegereje comment zanyu, dutegereje ibibazo cyangwa duhamagara tubaza aho dukorera. Murakoze, mugire ibihe byiza. Turabashimiye, murakoze cyane.